natwe ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Express akomeje gushakisha Nathan ariko ntibimworoheye. Kari busohora akataje mu bukorerabushake kwa Uwera. Ni mu ikinamico rangurura. Muramvugishije ra? Nimugire vuba dore byatunganye. Ndabizi ntimukunda ibyahoze. Karibu ku meza mugabo wanjye kandi muryoherwe shiri. Utagenda se tudasangiye. So uyu mureti ungana gutyo urabona njye nyine nawe umara koko kari munini. Ariko se utuntu washyizemo n'uduki. Naga special nagukoreye. Mu rwego rwo kugushimira ko waraye ngo bose bimaze kunshobera shiri wanjye. Urumva nari kukureka se ukarara uraragirana ingurube muri Buganwa yose koko. Mu by'ukuri buriya twawe ntazi yongeye kwerekerana iriya ngurube pe. Nagutabaye kuko ntago nari kukureka ngo urare ugenda utaza aho uri bukure Nathan. Ariko urabizi ko kuva mbere nagusabye kumusubiza amafaranga ye. Ariko izi nyungu tubifitemo sheri. Icyambere ifumbire y'imborera iriyongera kandi mu buhinzi bwacu turayikeneye. Icyakabiri itungo niryororoka tuzagabana ibizarikomokaho. Naraguhakaniye n'ubu ndacyaguhakanira. Nta nguru birenze imwe nshaka muri uru rugo. Njyewe buri icyo nshaka nuko Nathan aba n'inshuti yacu rega. Umuntu w'umunyamakuru akazajya nkoresha ibiganiro nkica ku bana. Icyo ushaka ni ukubona urubuga useberezaho abantu ku mbuga nkoranyambaga. Oya da, ntawe nshaka gusebya. Ni ukwamamaza ibyo nkora, ubuhinzi bwawe nabwo bukamamara. Bitanabujije ko abantu bangendaho mbakomozaho muri icyo kiganiro. Betty, ndagusabye ngo ushake Nathan umushyire ingurube ye. Uranyumva? Kuko ntiyongera kurara mu rugo rwanjye. Urabyumvise ko uyu munsi itarara hano? Nyamara wakunze ka warukwiye kunsubiza. Turese urumva ari igitangaza cyane ko nanyuzwa hano no kugusuhuza we. Nukuri biratangaje. Kunsuhuza gusa. Okay, noneho hari ikindi kinzanye. Nubwo no kugusuhuza birimo ariko nanashakaga kumenya niba nta bicuruzwa bishya waranguye. Ufite umukiriya se? Ariko sinakubwiye ko nshaka kutera imbere ukagura ubucuruzi bwawe koko we. Ugafungura izindi papeteri nk'eshatu mu mijyi dukikije. Warabimbwiye ariko numva ari nk'inzozi Karibuso we. Umva we. Ngiwe Karibuso sinjya nemerera umuntu icyo ntazamukorera. Kandi icyo niyemeje nkinjirana mu ubwenge bwinshi kandi. Umutima n'imbaraga zanjye zose nkabishyiramo. Ubu rero ndi hano kugira ngo mfashe utera imbere. Baye mbashimiye. Ngaho ubwo nyereke ibishya tutamamaje ubushize ubundi nkwereke. Hari izo papier karto z'amabara yose. Hari izo kartushe za kureri n'iza noiribra. Okay. Wandikemo ko tunakora print out. Service z'irembo nazo turazitangira vuba. Umva rero nkubwire. Mu kanya amafoto arakwira ku mbuga nkoranyambaga kandi mubwije ukuri. Nukuri urakoze cyane. Uhise ugenda se? Reka ngende. Ngiye kureba abanyamakuru b'inshuti zanjye. Ubundi bamfashe kwamamaza ibi byose mfotoye. We Karame. Uyu tubisikanye yatuyemo amadarubindi ya fime muri iki gitondo si Karibuso. Niwe cyane. Katwika ibiyaga se yerekeje. Usikata nambuye. Aha. Agiye kureba abanyamakuru. Mwarumvikanye uramwongeza akomeza kukwamamariza se. Byahise. Niba atakikwamamariza se azindukira hano ashaka iki? Ibyo nkubwiye nibyo kumwongeza. Naho kunyamamariza byarakataje. Ahubwo yabishyize ku rundi rwego. Buriya foto y'ibicuruzwa bishya naranguye nabyo agiye kubyamamaza. Byose akabikora utamwongeje amafaranga yashakaga se. Gira uti nayo namuhembaga yarayanze ahubwo. Ubu rwose arabikora ku buntu kandi akabikora neza. Karibuso nzi n'amafaranga aca ababosi banjye kugira ngo akomeze kwamamaza supermarket yabo. Nukuri da? Ntibyumvikana. Burya se ashobora kugira umutima mwiza bigezaho. Ngaho soma humbwire niba nta gushyiremo isukari nyinshi ku ndwa. Ndabona wigize umushyitsi cyane. It's okay. Ngaho mbwira rero. Nkubwire iki se ko wanyiciye gahunda? Shausa agatako ugira ngo ningiye koma muri hariya batanyoroheye. Tekereza kwirirwa ngutegereje. Agakomye kose nkagira ngo ni wowe ujesha. Basi se wabashije kohereza ibaruwa isaba ku kazi? Ntabyo nakoze. Kubera iki se? Nasanze n'ubundi twembi nta wari wujuje ibisabwa. Nk'ibiki? Icyambere nta diplome twari twabona.
experience y'imyaka 2 ntayo dufite. Amafoto 2 magufi kuba twiteguye gukorera aho ariho hose mu gihugu, kandi ndabizi ababyeyi bacu ntibari kuturekura tutagiye kwiga cyane pe. Okay, nundi rero ntacyo naguhombeje. Wow, this is beautiful. Ariko urirya wa mukobwa we, ubwo nta mafoto yawe ureba ukavuga gutyo koko? Ubu se wowe ntubibona we? Ariko akanisa wada. Mbega umukobwa uzi kwifotoza, Miss Photogenique arangaha. Gaho rero mfasha guhitamo yo posting ashakundwa. Ndashaka gushyiraho amafoto atwika ku mbuga zanjye zose, nkimiza abankurikira. Ariko uzi ko watwawe n'imbuga nkoranyambaga neza neza? Cyane, ahubwo uranamfasha gukora agasnap ubundi nitwikire. Reba, iyi si sawa? Mbega gatako. Niyi nicaye si nziza. Ubu si ifoto watinyuka kwisangiza abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga we? Kubera ikizi? Ubundi si ubu ninde wagufotoye umeze gutya we? Egoko, usiko wendaga kwambara ubusa neza neza, nako warabwambaye. Ariko si ubu nambaye ubusa hehe koko? Ngo nuko nambaye akajipo kagufi cyane se? Iriya wipanganitse hejuru ku idirishya, ikariso yose iragaragara, amabere yose ari hanze. Ubu se koko ibi ni ibiki? Iyo yagutangaje rero niyo yakururira abantu benshi kunkurikira. Reka nkwereke. Select and post. Utambwira ko yishyizeho agatako we? Yes, I do. Icyo nshaka n'abafana kandi ibyo bakunda ndabizi. Ariko rero nukuri kugaragaza amafoto agaragaza ubwambure ku mbuga nkoranyambaga si indangagaciro z'umukobwa y'u Rwanda. Icyo nshaka wacyumvise ariko kundwa. Nabyumvise, urashaka kumenyekana. Ariko nambaye ukikwiza ugapostinga ntibyakubuza kumenyekana. Wowe uracyari umunyacyaro ushana kumvise. Ntuzi icyo bita gatwiko, urumva? Ni ukwiyamamaza wambaye ubusa se? Ariko si ubusa wabubonye. Ndashaka kumenyekana ku rwego utarumva neza. Ahubwo nkeneye n'umunyamakuru wo ku mbuga nkoranyambaga ukunzwe cyane, tukagirana ikiganiro akanwikira sha. Niba ari uko mutwika rero bizarangira munagurumanye. Wambwiye niba nawe usigaye uri umukomisiyoneri Gisprey? Kubera iki mbonyemo umukomisiyoneri se Karibu? Nuko ahantu nta muntu nzi upfa kuhagera. Wahora n'iki ko unazengurutse buganwa yose kandi maze gushoberwa wa mugabo we? Iki wabuze se ngo ngufashe? Nge buriya rero nta kintu wambaza ngo nkibure. Ku buryo se wabuze aho Natani yimukiye? Natani y'umunyamakuru? Uwo rwose. Ubu ndeba namushatse kuva mu gitondo nabaririje nahebye. Niba ari ikiganiro ushaka se ko mukorana aragutesha umutwe kubera iki? Kandi hari abandi banyamakuru babigize umwuga. Uwo nshaka ni Natani Karibu we. Natani sura mwizirikaho kubera iki? Si ikiganiro nshakira Natani Karibu. Gusa rwose nibuza aho yimukiye handangire. Niba atari ikiganiro sura mushakira iki koko? Ariko Karibu uzi ko wabaza umuntu impigi n'akayihatse. Gispress rwose. Urumva napfa kukurangira umuntu gutyo gusa. Waba ushaka kumuteza abantu usaba bafitiye n'amadeni kandi wenda yarimutse ari n'abahunga. Urumva ntabamushyirishijemo? Mbabarira umfashe rwose. Natani yansabye kumugurira ingurube nkayorora. Ariko nise taranzengereje ngo ntayishaka mu rugo pe. Ubwo rero ndamushaka ngo mushyire ingurube ye. Ese nibyo? Cyane. Niba ari ibyo rwose nahakwereka da. Ndahazi rwose sinakure cyane. Nyamara wa mugoni bakumena agahanga ntuzagire ngo sinakuburiye. Indumena agahanga cyangwa mpora iki munyanki? Karibuzo nyamara ushatse wagarukira hafi. Sinumva ariko icyo ushaka kuvuga. Niko. Sinakubonye utambuka utarwambaye uri kumwe n'umugore wa Niseti. Wareye wari umujyanye. Ese ubwo ndege Gispress wambwiraga? Ura mugore wa Niseti burya mukunda nk'inkimwe. Ndakuburiye rwose hakiri ushatse wagarukira. Yego sinoroshye ariko nanone sinatinyuka gutereta umugore w'abandi munyanyi nawe ntukankamire mu kitozo. Ubone se kunakurangiye inzira itarimo ibibazo. Kuki utangiye guca mu mifatango? Sinumva neza ariko. Ushatse kuvuga iki? Reka nkubwire. Wera ko ari umugore mwiza. Yewe nkabana namukurangiye. Kuki wiyahura mu ngo z'abandi? Nimpa muri ya mubyeyi n'ahantu yanyobozaga njya kumuyobora nta kintu. Naho uvuze nyine. Urumva ntiyoroshye nuko mujyana buhoro buhoro. Ngero uva mu busiri bateresha. Ukeneye umuntu kwita nako n'ubusiri basaza. Ndabitekereza ariko nyine nkagenda gake.
ngaho wowe ubwo nyibwira niba hari ahantu uzi imodoka igurishwa. Noneho urashaka kugura imodoka sera? Nuko mba nkeneye abantu nk'abo ngo mbafashe kubamamariza nanjye nibonere kashi. Yes karibu we. komera karibu so we. Karibu komera cyane. Niko Munyanki. Uyu usanzwe umuzi? Ashwe. Wamubonye umunyamakuru w'umwuga? Yitwa Kareba, afite ikinyamakuru ku mbuga nkoranyambaga kiratwika. Bambwiriza mu mbuga nkoranyambaga izo mbura gasani. Nguki? Fasha cyane. Kuki uzituka se umusa? Wa mugani imbuga nkoranyambaga zagutwaye iki? Urazitukira iki ko? Ntazituka se sinazamburiweho. Hari ikindi abazifite bazimaza atari ukwambura abantu ibyo baruhisha no gukwirakwiza amakuru agamije kubayobya gusa. Nawe gukabya. Tugaburira. Birashoboka ko wenda wahure n'abantu bazikoresha nabi bagamije kwambura abantu. Nkamwe mwese. Ariko rwose ku mbuga nkoranyambaga habaho n'ibiganiro by'ingirakamaro. Munyanyi nukuri tubwire neza tumenye ikibazo mwahuriye nacyo ku mbuga nkoranyambaga. Kuko twe ziratugaburira. Wavuga ngo iki se nyine? Byagenze gute se? Umugore wanjye yabonye umuntu avuga ko ari umuvuzi gakondo atanga amahirwe y'urubyaro yewe ngo ayubukire no gutubura amafaranga nuko aramwohereza nyine agenda Polisi ala Munyanyi byagenze. Ibyo sinavuga ko bitabaho, ariko nge nk'umunyamakuru w'umwuga nyawe mba ngomba kubanza kugenzura inkomoko y'amakuru ngiye gutangaza. Nkareba niba ntahabogamye nkabona kuyatangaza kuko nzi neza ko ari byo bituma ikinyamakuru cyanjye gikunda cyane. Nahebyo Vestina yahuye nabyo byatewe no kudashishoza ngo ashungura amakuru abonye ku mbuga nkoranyambaga. Yawe ndabeze nyine ko ariko byagenze muvande. Ahubwo rwose ubwo menye icyo ngomba gukora. Ngomba gukora ibiganiro bikangurira abakurikira imbuga nkoranyambaga gushishoza neza bakamenya inkomoko y'amakuru basomye cyangwa bumvise bakareba niba bafitiye akamaro. Rwose ariko ubwo ukuntu waba ufashije abantu Kareba we. Rega ni handi njye sindazizera mwabagabo. Ndacyafite urwibutso rubi rw'igihombo natewe n'abatubuzi bo ku mbuga nkoranyambaga. Nukuri pe. Impungenge zawe zirumvikana ariko n'abanyamakuru b'umwuga banyabo turahari. Nubwo abadusebya bazikoresha mu buryo budakwiriye bagihari. Wenda bizura umuhanga Kareba. Hello. Hey. Ninde unkomangira? Ni Express bashakaye. Okay. Na mahoro se kugendereye bwije. Natani rwose kucyimutse utambwiye kandi uko dufitanye gahunda yo korora. Ahubwo se ewe nukuri musanze mpuze ubu ngubu nateguraga ikiganiro ngomba kurara nkize kuri TV yanjye. Nanjye sintinda rero. Gaho. Express. Karanga. Iyo ngurube se cyangwa n'indu nzaniye ngo nyigure. Uzi kugira ngo nzayigeze hano imvune binteye. Yewe. Niba ugira ngo ngurinde rwose nta gahunda mfite pe. Mwakomeza kunyorera ya yindi yonyine. Sindi nzanyerega ni ya yindi. Kuki mwigoye muza kuyinyereka se? Nari kuzashaka akanya nkaza kuyisura n'akamafoto yarahagije rwose. Nkuzaniye ingurube yawe nata. Kuki suyinzaniye Express? Icyangombwa nuko igeze kwa nyirayo ibindi ntibindi. Oya rwose ntabwo wabinkora. Hose urareba ugasanga ahantu mu rupangu rw'abandi. Mbabarira rwose. Oya. Nanjye mbabarira. Oya ariko basi se niki cyabaye gitumye ufata icyemezo cyo kuyinzanira Express? Nakubwiye ngo icyangombwa nuko nkugejeje itungo ryawe ibindi ntibinde. Ariko kasakagara. Huse ko kiyo ngurube ndayigenzane. Ndayiraze mukagira Imana. Ngo Natani mu gihirahiro azashyira amenye icyatumye Express ahindura amasezerano bafitanye yo kumuragirira itungo. Ntuzacwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kwigiraho no kwandika ijambo Ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. Rangurura.